hanze hano w'icyamamare biravugwa ko yabyaye ku mwana w'umukobwa nabyumvise muri Space cyangwa se kuri YouTube ni YouTube kuri Space narindiho avuga ko umuntu babyaranye agifite imyaka 17 hari urwego rwahagurutse rukavuga ngo reka turebe oui alors ngo Melody oui nyine nari basi ngiye gushaka ibintu byose ukuntu mbikora sibyo ariko nyine bwo basi nimbirangiza ndakubwira sibyo wowe nyine karma situation turimo hanyuma tumenye ibintu bitwara ariko gushyira ibintu hanze nta kintu na kimwe bigufasha ikindi nyine ugomba kumenya uwo uriwe ukamenya nanjye uwo ndiwe sibyo 16 sweet girls they won't carry pila Yes, nagiye mbasuhuza muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Muri hanze y'u Rwanda wumva ururimi mvuga ni wowe nsuhuza cyane komera mwa. Yes, nkuko nabibabwiye kuva kera iyo niyo ndirimbo yubahiriza imijyi mikuru yombi mba mvuga Kigali na Rusaka. Yes, wakwibaza uti muri aka kanya wikireza tuzaniye ibiki kuri Gasake TV show. Aha nkuzaniye amakuru ashyushye agezweho utari wumva andi hantu narabibabwiye ni hano kuri Gasake TV show. Aha nkuzaniye inkuru y'umugabo bita Bruce Melody. Aha Bruce Melody ari mu mazi abira. Wakwibaza uti uyu mugabo Bruce Melody kari igitangaza kari umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu utamuzi ari mu mazi abirate. Uko waba ukomeye kose ku kintu bita itegeko ry'u Rwanda ujya hasi. Mwagiye mubyumva hirya no hino ko Bruce Melody hari umwana w'umukobwa yaba yarateye inda. Bruce Melody nibabyumve kimwe ariko rwose kugeza kuri ubu ngubu bishobora kuba byahinduye isura. Ibyo bintu wakwibaza uti byahinduye isura gute sikari ibintu byari bimaze n'igihe kinini. Nyuma yuko umugore bita Mutesi Scovia yakoze ikiganiro ari i London, icyo kiganiro gishobora kuba gikozeho umugabo bita Bruce Melody. Abakunzi ba Bruce Melody mwese mumufatira iry'iburyo nago nzi ryari ryo. Mumufatira iry'uburyo uyu mugabo kuko ibye bishobora kuba bisubiwemo ku mukobwa yateye inda. Wakwibaza uti se koko uyu mukobwa yamuteye inda cyangwa baramubeshyera. Bruce Melody amubwira ati havutandaga. Bruce Melody uyu mugabo nyuma yuko Scovia yakoze ikiganiro avuga ati abantu bari gutera inda yanabikomojeho nawe mfite amajwi hano bari amakuru yizewe. Uyu mudamu yakoze ikiganiro avuga ku bantu batera inda noneho by'umwihariko ukaburi n'umustar ukitwaza icyo sha ukarya umwana wacu ukitwaza ngo uri umustar. Uyu mukobwa yagiye agaragara mu itangazamakuru kenshi bivuga ko hani ikirego yaba yarajyanye kuri RIB n'ikitabweho. Ariko uyu mugore Scovia nawe ni umwe mu bavuga rikijyana rikishorera tu. Yagiye avuga abantu benshi, yagiye avugira abantu benshi ibyabo bigakemuka. Wakwibaza uti kuri uyu munsi bimeze bite Bruce Melody ibyo RIB tayari yinjiyemo.
byo bigenda bite hano iwacu mu Rwanda. Kambaho urugero, nakurikiye ejo bundi ikiganiro sinzi aho nakibonye kirimo umwana w'umukobwa uvuga ko yabyaranye n'umuhanzi uri mu Rwanda ukunzwe uzwe, ariko akavuga ko yamuteye inda ngo afite imyaka 17. Ibyo bintu byavuzwe birarangira biba inkuru. None n'icyo amategeko avuga kuri ibi? Uyu ni umuntu uzwi n'uwavuze nawe arahari. Tuve wenda kuvuga ko tutazi, tuvuge no ku bandi bazwi bahari bavuzwe. Kuki hatabaho uburyo bwo kureba? Haguruka, tugira umuryango utari wa leta witwa Haguruka. Ese koko mwakira baje babagana cyangwa bahoterwa bahagaza kabine z'abavoka? Kuki mutiyangaje kuri ibi ngo mukurikirane niba amategeko abibemerera? Profame twese hamwe, Senefu, Mije Prof, inteko n'abandi bose ntari buvuga amazina, amategeko avuga iki kuri ibi? Ku buryo n'uyu mugabo urimo gukora icyaha avuga ngo nyir'ubwitaho azabohokera nzakurikiranwa, ye kumva ko ubwo byarangiye bikiba atabivuze yabaye clean, ku buryo ashyiraho igitutu uyu mwana cyangwa uyu mukore cyangwa uyu mukobwa akamuha ibyo yarakeneye, akamuguyaguya, akamujijisha, akavuga ngo nihashira imyaka 3 bizaba byasibanganye ntaho cyo bazantwara. Muri iki kivuga kuri uyu mukobwa ntibuka izina n'uyu muhanzi barabyaye, mushaka irangamimere y'umukobwa yavutse ryari, afite imyaka ingahe, umwana wavutse angana iki, n'uyu mugabo uvugwa, tutitaye ko umwana yashaka ko baryamana nkuko abyivuye ati ntiyamfashe ku ngufu, ariko ko ari umwana itegeko ntiribyemera. Mu bisuzume nimusanga bigize icyaha mu kibazo wagikoze, ko bimaze imyaka myinshi se birakuraho ko habaye icyaha. Niyo mpamvu bamwe barimo gusambanya abana n'abagore bavuga bati katubijijishe turwane nabyo, mu myaka 3 birabishize. Ibyo uyu musore Bruce Melody ibyo ribu yamaze kubyinjiramo, dore yuko uyu mugore yavuze ikintu cyangwa yakoze ikiganiro, inzego zose zikomeye z'igihugu ziragikurikirana zikumva ibitekerezo yatanzemo uko bimeze. Uyu mugabo Bruce Melody ahari mu mazi abira. Uyu Bruce Melody yaje gutera uyu mukobwa inda nkuko uyu mukobwa bivuga, cyangwa se niba mubeshyera simbizi, ariko wakwibaza uti Bruce Melody yikeka iki? Nkuko mu magambo Bruce Melody yivugira avuga ati uri kunyicira izina, uri kunyangiriza. Kuki Bruce Melody adakuraho ibi bintu ngo bakore DNA? Wavuga uti Bruce Melody uyu mwana wariyeho, umaze kuryaho sasa uri kuvuga uti none se ubu ngubu ntago bimbyarira ibisusara. Dore ko uyu mwana yivugira yuko Bruce Melody yaba bararyamanye afite imyaka 16, uyu mukobwa akaza kubyara afite imyaka 17. Ariko Bruce Melody nawe uri umuhanzi mukuru, uri umuhanga, turakwemera. Hariya nawe warakosheje, wariye nabi. Uriya yari umwana mutoya, ntabwo wagakwiye kuba warabikoze. Niba waranabikoze simbi gushinja kuko sindi ubutabera. Bruce Melody ubu ibwiye inkuru yasohokaga bamutaginga bimeze ute, yarari muri Kenya. Bruce Melody se ubu uri kwibaza niba ari muri Kenya ko ibi bintu yamaze kubyumva aragaruka i Kigali, cyangwa arahita abwira abo bari bari kumwe ati ngende umva inzoka zo mu nda ziri kundya shani mugende nzabanza. Bruce Melody nawe ngo yadagazwe ahari mu nda, bibyo mu nda biramurya biranga, ashobora kuba atayitagaruka i Kigali agiye kubwira Coach Gael ati manzi ugende njye mu nda byanze. Uyu mugore Scovia wakwibaza uti ubu natayemo Bruce Melody, natayemo igitangaza twemera, ariko nawe niba yarabiko mu Rwanda niko bimeze, itegeko rirakurikizwa na kubica ku ruhande. Bruce Melody bimuhamye tayari ni Madrid,
tayari magera murabizi izi bintu by'imbuga nkoranyambaga abayobozi bacu b'u Rwanda barabizikurikirana cyane. Murabizi uwo bita Ndimbati cyangwa se Ndindi, icyamukozeho ni ikiganiro umukobwa yari yarateye inda yakoreye ni ikiganiro umukobwa yateye inda nawe yakoreye ku mbuga nkoranyambaga. Yagiye rwose ndabyibuka neza kuwo bita Kapipi cyangwa se Sabrine bakunze kwita Kapipi, niwe wasizanze ikiganiro Ndimbati Ndindi bamutamo. Uyu munsi bigarutse kuri Scovia nawe ashobora gutakazamo Bruce Melody. Abakunzi ba Bruce Melody mupfukame mufata iry'iburyo, ashobora kuba ari igi. Diane yarongowe n'abastari bane mu ijoro rimwe. Ariko nanone ku bantu babonye umwana wa Bruce Melody bavuga ko uyu mwana asa na Melody. Nakubwira ngo asanga papa we ariko aseka nkanye. yegob.com. Oui, alors. ngo Melody Oui. nyine nari basi ngiye gushaka ibintu byose ukuntu mbikora sibyo. Yes. ariko nyine bwo basi nimbirangiza nzakubwira sibyo. wowe nyine karuma situation turimo, hanyuma tumenye ibintu bitwara, ariko gushyira ibintu hanze nta kintu na kimwe bigufasha. Ikindi nyine ugomba kumenya uwo uriwe ukamenya nanjye uwo ndiwe, sibyo? Yes, kandi hari akazi kanjye urimo kugerageza kwangiza. Ikindi telefone nyine wapi tuvugana cyatari kuri telefone nyine ngo ntabwo nshaka ko tuvugana ibintu byinshi kuri telefone. yegob.com. none se basi nyine byose nimbona mbirangije nzakubwire tubonane. wowe tubonane nta kibazo, gusa icyo ngusaba uzi icyo ari cyo. ndagusaba ko igihe uzabona nkubwiye ko ngushaka kandi ubona ko nawe ubifitiye umwanya sibyo, uzabikore. nubona nta mwanya ufite ko mbwira ngo ntabwo mfite umwanya, ariko nubona ubifitiye umwanya uzabikore kubera ko nzambikubwiye hari impamvu sibyo. yes, ariko rero dukora ibintu nk'abantu bakuru, ngabizi nawe uko ibintu byose bimeze. yes, nyine ibintu byose nta kibazo, kubitwara gake nibyo byiza ndabizi. sawa rero. sawa. ndacyari umuhanzi mwe ukabyara mwe hose. Yego Kristo niko ye. Biriya ahubwo biriya ni ibintu ntanasobanukiwe cyane. Ni ibintu nari nanakoze ku nshuro ya mbere. Naho ubundi uyu mubona hani we